Rero bakunze ba Samuzos TV baje kubasuhuza nizera ko bameze neza. Bibutse ukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Claudine ari mu gahinda ko kubura umubyeyi. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Nirenganya Claudine ari mu gahinda nyuma y'uko umubyeyi we papa we yitabye Imana ku cyumweru tariki 3 Ugushyingo 2024. Igicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki 4 Ugushyingo nibwo umuvugizi w'umujyi wa Kigali Nirenganya Claudine atangaje iyi nkuru y'akababaro y'uko umubyeyi we wagize uruhare runini mu iterambere agezeho uyu munsi yitabye Imana. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Claudine yavuze ko umubyeyi we yitabye Imana ejo hashize ku cyumweru tariki 3 Ugushyingo 2024. Atangaza ko atazigera yibagirwa urukundo ndetse n'uruhare rwe mu kumuremamo uwo ari we uyu munsi. Ati ejo nabuze data nkunda papa, urukundo rwawe, ubwenge bwawe no kuba wari uhari nibyo byashushanyije uwo ndi we, kandi icyuho usize kirenze uko umuntu yabivuga. Akomoza ku rwibutso yamusigiye yagize ati urukundo wagaragarije abakobwa bawe, abakazana bawe, abahungu bawe, abakwe n'abuzukuru, mu muryango n'inshuti, imyitwarire yawe, uko wahoraga ushaka gufasha umuntu wese ubikeneye, n'uburyo wangaga kuba umutwaro ku bandi, bizahora byibukwa. Ruhukira mu mahoro papa, uzahora iteka mu mitima yacu no mu ntekerezo zacu. Nirenganya Claudine yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe itumanaho n'uburezi mu mujyi wa Kigali. Ni inama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida Paul Kagame yateranye ku mugoroba wo ku wa gatanu tariki 14 Kamena 2024. Mbere y'uko yinjira muri izi nshingano yari asanzwe ari inzobere mu by'itumanaho, communication analyst mu biro by'umuvugizi wa guverinoma. Claudine azwi cyane mu itangazamakuru aho yakoze kuri radiyo zirimo Sarusi mu biganiro byibandaga ku muryango. Claudine umaze amezi make yagizwe umuvugizi w'umujyi wa Kigali yatangaje ko umubyeyi we yitabye Imana. Yavuze ko atazibagirwa uruhare umubyeyi we yagize mu kuba ageze aho ageze uyu munsi, kandi akaba yari n'umubyeyi wakundaga umuryango we. Natwe reka tumwifurize iruhuko ridashira, aruhukire mu mahoro, kandi twihanganisha na Claudine n'imiryango ye ibuze umuntu w'agaciro ku muryango. Ariho ngaho karama n'ikinyamakuru bya Samuzos TV. Bibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.